urashaka kumenya uko hirya no hino mu gihugu bari guhangana n'ingaruka zatewe n'icyorezo cya coronavirus? Urifuza se kumva inama zitangwa n'impuguke, abasesenguzi ndetse n'abayobozi mu nzego za leta? Akurikira ikiganiro ejo. Iyo mihindagurikire rero y'ibyo abantu bakoraga isaba ko abantu bahindura navuga imitekerereze. Ngewe ko nabyumvaga numvaga kwifata abasaza. Ubundi gukora ariko nkagerageza no kwizigamira. Ndi kugerageza gukoresha umutwe wanjye uko mbishoboye kose kugira ngo ndebe uko nabaho. Ganiriza umuryango wawe nibura rimwe ku munsi mu rugamba rwo gukumira icyorezo cya COVID-19. Kurikira ikiganiro ejo kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu isaa 12 z'umugoroba kuri radiyo Izuba ivugira ku ijana ndetse na radiyo Ishingiro ivugira ku 107.5 FM. Iki kiganiro mugitegurwa n'umuryango Ejo Youth Echo ku nkunga y'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi hagamijwe kubaka ubushobozi bwo guhangana n'ingaruka zatewe na COVID-19 mu Rwanda. Ikaze kuri mwe mwese muduteze amatwi. Uyu ni umwanya w'ikiganiro ejo mutegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ku nkunga y'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi hagamijwe kubaka ubushobozi bwo guhangana n'ingaruka zatewe na COVID-19 mu Rwanda. Iki ni ikiganiro cya gatandatu mu biganiro 30 tuzabagezaho. Ubuhinzi ni imwe mu nkingi ubukungu bw'u Rwanda bwubakiyeho kuko abagera kuri 80% babeshejweho nabwo. Muri ibi bihe by'icyorezo cya COVID-19, leta y'u Rwanda yakanguriye abanyarwanda kwita ku buhinzi mu rwego rwo kwirinda ko hazabaho inzara mu gihugu. Icyakora hari ahagiye hagaragara imbogamizi z'uko umusaruro mwinshi wabonetse wabuze isoko bigatuma uhombera abahinzi nk'uw'imboga n'imbuto tugiye kugarukaho muri iki kiganiro cya none. Ni ikiganiro gihagarariwe na Nigena Roger naho Mizero Crispin akaba ari ku buhanga bw'ibyuma. Njye muri kumwe muri studio nitwa Nicole Giraneza. Ntimujye kure kuko tubafitiye n'agace ka gatandatu k'ikinamico Sigasira. Asobanukirwa uburyo bwo guhangana n'ingaruka zatewe n'icyorezo cya COVID-19 mu Rwanda mu kiganiro ejo. Iki kiganiro reka tugitangirane n'abahinzi b'imboga n'imbuto baganiriye na mugenzi wacu Noel Manishimwe. Bavuga ko nubwo bagizweho ingaruka n'icyorezo cya COVID-19 by'umwihariko mu gihe cyaguma mu rugo umusaruro wabo ugahomba, ngo hari icyo bumva cyakorwa ibihombo bishobora guterwa n'ibihe bitunguranye nk'ibya COVID-19 bigakumirwa. Nahinze nk'inyanya nzasarura nk'ibihumbi 600, nashoyemo 150. Ako ngubu narahombye cyane kugira nzakurema mayo nashoyemo ubu n'ikibazo kubera na masoko umuntu ahari ubu muri minsi. Ubu intebo miragura 500 yaba menshi 1000 cyangwa se icyabiri. Mbere ya COVID intebo yaguraga 2500 n'ibihumbi 8. Nkanjye mpinga imboga n'imbuto. Ngaruka rero zabayemo no kutabonera imirama ku gihe. Izindi ngaruka twageze mu kwezi umusaruro twabanje kuba mu gihirahiro tubura aho twerekeza umusaruro wacu. Njye nanejeje pavuro na watermelon. Ngiye ku musaruro nari mfite wabashije kugera ku isoko, ariko watermelon zimwe zarapfuye kuko tutoherezaga nyinshi kuko abakiriya bari bagabanutse kubera izi ngaruka za COVID nyine. Kuko imboga n'imbuto ni ibintu bitabikika cyane, twari kubona nk'uruganda barasha kuba rwabasha gufata umusaruro wacu rukawutunganya mu buryo burambye, noneho abantu bakazajya babona sauce tomate cyangwa ibindi bikomoka ku nyanya, nabyo byatubyarira inyungu kurusha. Amashu nayagurishije ku mafaranga make cyane kubera ingaruka za COVID. Ishu nari kugurisha 200, narigurishije 5. Ishu nari kugurisha 300, narigurishije 200. Byanejeje igihombo cyane. Icyo gihe cyageze neje n'inyanya, ariko ikibazo cyabaye nyine igihombo cyawe kubera gucuruza. Iyi COVID ntabwo izahoraho, ariko naho idahoraho tubonye nk'isoko tukabona nk'ahantu twajya dushyira izo mboga n'imbuto byadufasha kugira ngo umusaruro wacu tujye tubona uko tuwucunga neza. Turabashimiye aba bahinzi. Nawe uduteze amatwi wadusangiza ubuhamya bw'ukuri guhangana n'ingaruka za COVID-19 kuri 07 28 02 82 32 cyangwa kuri 07 87 58 14 11. Wanadusanga kandi ku mbuga nkoranyambaga arizo Instagram, Facebook na Twitter wandika Ejo Youth Echo. Asobanukirwa uburyo bwo guhangana n'ingaruka zatewe n'icyorezo cya COVID-19 mu Rwanda mu kiganiro ejo.
Koperative Tuzamurane igizwe n'abahinzi b'inanasi 140 ikaba ikorera mu murenge wa Gahara mu karere ka Kirehe. Ngo nubwo ingaruka COVID-19 yagize ku mikorere yayo zidakanganye, ngo yatumye bafata ingamba zo kwita ku musaruro wabo mu bundi buryo kugira ngo birinde igihombo kinini. Kugira ngo umenye uko babigenje, kurikira ikiganiro kigufi perezida w'iyi koperative Jean Damascene Hakuzimana yagiranye na mugenzi wacu Noel Manishimwe. COVID iza twari dusanzwe turimo kumisha, twagombaga kugira komande twuzuza, twarayimishije turabyuzuza ibyo twagombaga kugeraho byari tonenye, hanyuma turazibika mu gihe twari dutegereje ko indege zongera gutangira kugenda. Muri icyo gihe izari zisigaye twagiye tuzigurisha ku masoko asanzwe harimo Inyange n'andi masoko yaba hano mu ntara y'Iburasirazuba ndetse n'ayo muri Kigali. Ubundi twagomba kuba twaraprocessing nibura nka toni zigeze nko ku 8, ariko icyo gihe twashoboye processing toni 6, izindi 2 tubigurisha biri fresh, ari inanasi mbisi aho kuba zumishije. Uko kugabanya rero ibyo twakiraga tukabijyana ku yandi masoko byatumye abahinzi igiciro cyabo ku yandi masoko gisa n'ikimanuka. Birumvikana ko twagezemo igihombo, wenda umuntu atashobora guhita avuga ngo kirangana gutya, ariko cyajemo. Icyo twakuyemo nk'isomo mbere na mbere nuko tugomba kugira aho ducuruza inanasi zumye n'inanasi mbisi kugira ngo hamwe nihagira ikibazo twe twashobora gushakira ahandi, haba imbere mu gihugu no hanze. Twanatangiye no gushaka aho twacuruza inanasi mbisi hanze, turavugana n'abantu bafite amasoko muri Dubai cyane binyuze muri NAEB kugira ngo igihe turo ducuruza nidushobora kubona isoko ry'ibyumye dutanga ibyumye, nitubona isoko ry'ibisi dutange iry'ibisi. Ariko uretse n'icyo ngicyo no kuba twagira ubushobozi bwo kuba twakora byinshi, twashobora kubibika kugira ngo ntihabe ikintu nk'icyo dushobore kugira stock n'ikiba cyarangiye dushobore komeza gucuruza. Hari ibindi bikoresho mwongereye bimeze gute? Yego nibyo, hari mu gupfunyika turashyiramo nitrogen, ni gaze umuntu ashyira mu nanasi ku buryo ko wazifunze zishobora kumara umwaka kugira ku myaka 2 zisa gutyo. Ntabwo twa dusanzwe tuyikoresha cyane, yari zadufasha ko nk'igihe twagize ibyo dukora twashyira muri stock bishobora kumara igihe bidashoboye kwangirika cyangwa guhindura ibara. Harimo ariko nuko dufite stock nini nashobora kwakira toni 12 z'inanasi zumye. Izo ni zimwe mu ngamba zadufasha kuba hari igihe habaye ikibazo nk'iki ngiki dushobora guhangana nacyo. Turamushimiye Jean Damascene Hakuzimana, perezida wa koperative Tuzamurane. Ubuhinzi bw'imboga n'imbuto ngo nubwo bwakomwe mu nkokora n'icyorezo cya COVID-19 kubera kutagira ibikorwa remezo bihagije byo kubika umusaruro igihe kirekire ndetse n'ubushobozi bwo kongerera agaciro umusaruro bukaba bukiri hasi. Munyaneza Jean Marie Vianney ushinzwe ubucuruzi bw'imboga, imbuto n'indabo mu kigo gishinzwe kohereza ibikomoka ku buhinzi mu mahanga NAEB, avuga ko leta iki kibazo ikizi kandi ko hari ikiri gukora ngo gikemuke. Ni mu kiganiro kigufi yagiranye na mugenzi wacu Ishimwe Honore. Dufite ibikorwa remezo bitandukanye haba ari mu ntara ndetse na hano i Kigali, cyane cyane hano i Kigali ho dufite ama code room ku buryo nibyo bije bishobora kubika umwanya bitegereje ko byoherezwa mu mahanga. Tukagira n'ibindi bikorwa remezo ku kibuga cy'indege ku buryo ibyo bikorwa remezo byose biradufasha mu buryo bwo gukonjesha ibintu bikaba byamara umwanya bitegereje ko bibona abakiriya. Wenda aho tugifite imbogamizi no kubyongera agaciro cyane kuko abantu barakiyubaka ku buryo wenda bashaka gushyiraho kuvuga nimba ibitunguru byabaye byinshi bakaba babyumisha, n'urugero kuba karoti wenda zabaye nyinshi ku buryo abantu bashaka kuzikoramo jus. N'urugendo rukiraho ariko rugaragaza n'amahirwe mu ishoramari ku buryo wenda mu bihe biri imbere uburyo bukoreshwa byo nakwita technology zitandukanye zishobora kuba zakoreshwa mu buryo kugira ngo ibyo bintu bashe kubikwa neza. So ni gahunda natwe dutekereza kumva ko yakemura ibibazo rimwe na rimwe byo kwangirika k'umusaruro mu buryo burambye. Nuko hagiyeho uburyo bwo kugira ngo n'abahinzi babashe kubona zanyongera umusaruro muri bwa buryo bwihuse, aho muri bwa buryo butandukanye leta itanga bw'ubufasha kugira ngo iki cyorezo kitagira ingaruka cyane kuri segiteri zimwe na zimwe harimo n'ubuhinzi. Twakomeje kureba ko imbuto zizira igihe, ifumbire zizira igihe kugira ngo ugere no kuri ba bahinzi. Ibyo bikaba byarafashije cyane rero mu buryo bwo kugira ngo duhangane na za ngaruka kugira ngo tutazagira ibibazo bitandukanye biturutse kuri iki cyorezo. Muri rusange rero nkaba mvuga nti urugamba rurakomeye, ariko dufatanyije twese dushobora kwitwara neza mu bihe bya COVID kandi ibyoherezwa mu mahanga bikaguma bikiyongera nubwo hari ibibazo byose bituruka kuri COVID. Turamushimiye Munyaneza Jean Marie Vianney ushinzwe ubucuruzi bw'imboga, imbuto n'indabo muri NAEB. Raporo y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buhinzi no ku biribwa FAO yasohotse muri Nyakanga uyu mwaka igaragaza ko mu mwaka ushize w'ibihumbi 2019 miliyoni 690 z'abaturage bahuye n'ikibazo cy'inzara.
gusa ngo hari ibyago byinshi by'uko kubera icyorezo cya COVID-19 hashobora kwiyongeraho miliyoni 132 z'abaturage bazahura n'inzara muri uyu mwaka w'ibihumbi 2020. Muri abo abagera kuri 57% nabo mu bihugu bya Aziya y'Amajyepfo no muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Ibihugu bikaba bifite umuzigo wo guhangana n'iki kibazo bishyiraho ingamba zo kongera umusaruro w'ubuhinzi kugira ngo isi izarandure inzara burundu nk'uko bikubiye mu ntego 17 z'iterambere rirambye SDGs zizaba zagezweho mu mwaka wa 2030. Reka noneho dufate umwanya twumva ikinamico Sigasira, turagaruka tugana ku musozo w'ikiganiro cy'uyu munsi. Iyumvire igice cya 6 cy'ikinamico Sigasira. Duherukana Kayitesi abwiranye na Dansira ko kubera COVID-19 yabahagarikiye amashuri ngo ubwonko bwe nta mwanya wo gufata bukibona. Metode we yari yemereye Nkusi ko agiye kumurwaza nyuma yo kumva ibyamubayeho. Bimeze bitubu wicikwa. Ariko uriya si Metodera? Numvaga nyina yaramuzirikiye mu nzu. Metode! Karame! Igira hino tuvuganeye. Numva gutari buze ku biro rwose. Ndakwitabye. Wari uri mu bikisi? Mvuye kureba abahinzi bari bazanye umusaruro wabo. Ariko disi wabaye muke. Abahinzi bose bararira. Yewe ibyo tubyihorere, nzabishakira igisubizo. Icyo nari nguhamagariye ni ukugira ngo wowe ubwawe ufate umwanzuro w'icyo ugomba gukora. Urumva? Umwanzuro? Kubona nyoko asigaye azi wanjye akifata ku gahanga kantuka kubera wowe. Kubera njye nese? Ngo ndakuvunisha sinakabaye ngutu. Meto, nimba koko nkuvunisha. Amarembo ya koperative arakinguye uzagende gushaka akazi ahandi. Kuko umunsi nyoko yagarutse kuntuka kumpora. Umva, nzamwubahuka turwane ntitaye ku myaka ndusha. Yewe mu Metode. Karame. Ese ni Kayitesi? Uragarutse kandi? Ndagarutse Nkusi. Numvaga kuguma mu rugo jyenyine bindambiye irungu rinyishe mitamo kuza kukwirebera. Upfa kubahiriza amabwiriza nakubwiye. Humura rwose nibutse kuzana sanitize. Kandi n'agapfukamunwa ntago ngakuramo. Wiyongoje utese kugarukara? Uburyo wagiye ubwo uheruka numvaga niyo waca ku muhanda utahindukira ngo harebe. Nkusi. Nkubwije ukuri cya gihe naje numva ngukumbuye pe. Gusa mbabare kuba narivumbuye kuriye. Ubundi se ntakubabariye nakugirane. Nukuri. Ubwo nabazaga Metode amakuru yawe akambwira ko urwaye. Nahise numva bimbabaje n'ukuntu nari maze igihe ntakubona. Naguherukaga mbere ya corona niba ntibeshye. Ubwo rero numvise ngomba gutanga umusanzu wanjye nkakurwaza mpaka ukize neza. Ariko se uri Kayitesi nzi cyangwa ndibeshye? Ni wowe uri kuvuga ibyo? Ni Kayitesi uzida. None se urwaye kintu? Kayite. Mama. Ubaye iki Meto? Niko mama. Nk'ubu ibintu ubunkorera n'ibiki koko? Nagize nese mwana wanjye. Niko mama. Niki se? Kuko niye mpamvu ituma wivanga muri gahunda zanjye ukanteranya na mabuja koko. Ahubwo niye mpamvu cyane nkari yari interanya n'umwana wanjye. Oya mama. Meto urabizi mura nkwifuriza ibyiza. Nifuza ko wabona akazi keza rwose ugatera imbere. Ariko agashaka kugukandamiza gutumagiza we yicaye. Ibyo byiza unyifuriza se nzabigeraho ntakoze. Koperative nkorera si yamukesha wenyine. Twese dufitiwe umumaro. Uranyumva ma? Siyo yonyine yunganiye inkunga ya leta muri iki gihe cya corona. Kugira ngo yongere itere imbere. Nuko tugomba gufatanyiriza hamwe twese. Uranyumva neza? Wikumva rero ko nkorera mukesha. Nagende. Iyi ntambara ya Metode na Dansira sirahoshwa n'ikira. Kayitesi nawe yishimiye kongera kubona Nkusi nyuma ya guma mu rugo. Ariko Nkusi ntabyumva. Iherezo ni irihe? Naho ubutaha. Reka twese hamwe dusigasira amagara yacu. Ntaba ari nge cyangwa wowe ukwirakwiza COVID-19. Turagarutse. Ese agace k'uyu munsi kagusigiye iki?
twandikire kuri 0787581411 cyangwa se kuri 0728028232. Wadusanga kandi ku mbuga nkoranyambaga arizo Instagram, Facebook na Twitter wandika Ejo Youth Echo bifatanye. Reka noneho twerekeza amaso ku butumwa bwanyu bumaze kutugeraho muri iki kiganiro tugiye kugezwaho na Christelle Wikeza. Umwanya ni wawe Christelle. Bakunzi b'ikigano mudukurikiye, reka ubutumwa bwa none mbutangirire kuri Kabera Samu iherereye mu karere ka Gatsibo, aho yagize ati ingaruka za COVID-19 ku bahinzi b'imbuto n'imboga no kubura abaguzi b'umusaruro. Igisubizo nuko abahinzi bagabanya ibiciro bakabona abaguzi cyangwa se bahinge bike bijyanye n'isoko rihari. Mvuna Banderiza Fani uherereye mu karere ka Ruhango yagize ati igisubizo ku bahinzi ni ugushaka amasoko mato mato bakagemuramo umusaruro aho kugira ngo ubangirikireho. Naho Shyaka Steven uherereye mu karere ka Rwamagana yagize ati abahinzi bakwiriye kwishakamo ibisubizo byo guhangana n'ingaruka zitandukanye bahura nazo muri ibi bihe bya COVID-19. Ntibakwiriye gutegereza inkunga. Naho Uwera Dana uherereye Nyamirambo yagize ati COVID-19 ntiyigeze icumweru, atahubwo abahinzi nibamamaza umusaruro wabo babona abaguzi. Uzambaza Imana Samson uherereye Kimisagara yagize ati icyorezo cya COVID-19 cyagize ingaruka nyinshi ku buhinzi bw'imbuto n'imboga bitewe no kubura aho bagemura umusaruro. Ati rero nibagurishe ku giciro gito umusaruro utabangirikiyeho. John Ndacyayisenga uherereye mu karere ka Rwamagana yagize ati ingendo zihuza intara n'umujyi wa Kigali zashyirwamo ingufu umusaruro ukarushaho kugera ku masoko uko bikwiriye. Naho Iradukunda Maurice uherereye mu karere ka Musanze yagize ati abahinzi bahuye n'ingaruka zo kubura amasoko y'imbuto n'imboga byanabateye ubukene. Ati kiza nuko bahinga bakurikije ingano y'amasoko bafite muri ibihe bya COVID-19. Tuyizere Jean uherereye mu mujyi wa Kigali we yagize ati abahinzi bahinze imbuto n'imboga bari guhura n'ingaruka zitandukanye muri ibihe bya COVID-19. Hakenewe abashoramari na leta mu bikorwa byo guhunika no kubika by'igihe kirekire umusaruro ku buryo utangirika. Dukomereze ku butumwa bwa Freddy aho yagize ati ingendo umuhinzi Minagri yaduha amahugurwa ku buryo bwo guhunika umusaruro muri ibi bihe. Reka ubutumwa bwa none mbuhinire kuri Hakizimana Emmanuel uherereye Mahama aho yagize ati ingaruka ni nyinshi ziri kugera ku bahinzi b'imbuto n'imboga. Ati igisubizo ni ugushaka amasoko. Ati urugero nka hano mu karere ka Gihe abahinzi b'inyanya n'ibitunguru babuze isoko. Icyo leta yafasha abahinzi ni ukubigisha uburyo bajya bahunika umusaruro wabo. Bakunzi b'ikiganiro mwari mudukurikiye, ubutumwa tumaze kwakira bwa rubu ariko namwe mwakomeza mukabwohereza ndakomeza mbwakire. Turabashimiye mwe mwese mwatwandikiye. Aha akaba ari naho dusoreje ikiganiro ejo cy'uyu munsi cyagarutse ku musaruro w'imboga n'imbuto muri ibi bihe by'icyorezo cya COVID-19. Mwakoze kubana natwe, nshimiye kandi itsinda rigari ry'abanyamakuru b'umuryango Ejo Youth Echo bagize uruhare mu itegurwa ry'iki kiganiro. Ni ikiganiro cyari gihagarariwe na Nigena Roger, Mizero Crispin akaba yari ari ku buhanga bw'ibyuma. Ntimuzacikwe n'ikiganiro cyo ku munsi w'ejo aho tuzaba turebera hamwe icyakorwa mu rwego rwo guhangana n'ingaruka za COVID-19 ku bucuruzi buciriritse. Wifuza kongera kumva iki kiganiro ndetse n'ibindi byose tumaze kubagezaho, wasura YouTube channel ya Ejo Youth Echo. Nitwa Nicole Giraneza, ndabashimiye. Urashaka kumenya uko hirya no hino mu gihugu bari guhangana n'ingaruka zatewe n'icyorezo cya coronavirus? Urifuza se kumva inama zitangwa n'impuguke, abasesenguzi ndetse n'abayobozi mu nzego za leta? Akurikira ikiganiro Ejo. Iyo mihindagurikire rero y'ibyo abantu bakoraga isaba ko abantu bahindura navuga imitekerereze. Ngewe ko nabyumvaga rumvaga kwifata abasaza. Ubu ndi gukora ariko nkagerageza no kwizigamira. Ndi kugerageza gukoresha umutwe wanjye uko mbishoboye kose kugira ngo ndebe uko nabaho. Ganiriza umuryango wawe nibura rimwe ku munsi mu rugamba rwo gukumira icyorezo cya COVID-19. Kurikira ikiganiro Ejo kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu isaa 12 z'umugoroba kuri radiyo Izuba ivugira ku ijana ndetse na radiyo Ishingiro ivugira ku 107.5 FM. Iki kiganiro mugitegurwa n'umuryango Ejo Youth Echo ku nkunga y'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi hagamijwe kubaka ubushobozi bwo guhangana n'ingaruka zatewe na COVID-19 mu Rwanda.